Twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV, tubahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi, tudahwema kubagezaho. Karibu sana rero ku Mugisha wawe TV muri kano kanya. Hanyuma rero tuributsa umuntu utarakora subscribe, gukanda subscribe, gukora like, comment, share ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu bya buri munsi tumugezaho. Hanyuma rero tunabifuriza umwaka mushya muhire, umwaka wa 2024, dore ko turimo gusoza umwaka wa 2023. Hanyuma rero twizera ko muzabana natwe mu mwaka wa 2024 nkuko mwabanye natwe mu mwaka turimo gusoza. Tubura amasaha make cyane ngo dukandagizemo ibirenge byacu. Turabashimiye cyane rero ko mwabanye natwe mu buryo butandukanye, mwaduhayemo ibitekerezo byanyu, mwatanze inkunga yanyu. Hanyuma rero umuntu utarakora subscribe nayikore, anakanda kukazogera, comment, share ndetse n'ibindi kugira ngo ajye adukurikirana. Hanyuma rero tugiye kubagezaho amakuru yaranze uno mwaka turimo gusoza, ariko amakuru avuga mu Rwanda, avuga ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma rero twahera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12, aho nyine mu Rwanda hatashywe ikigo cy'imiti n'inkingo kibatswe hariya mu Imasoro, mu nyine mu cyanya cy'inganda Imasoro, aho nyine igihugu cy'u Rwanda kibaye igihugu cya gatatu kibatswemo nyine ikigo kizajya gitunganya imiti n'inkingo muri Afurika. Navuga ngo abanyarwanda rero bagize amahirwe, niko nabyita, kandi ni amahirwe akomeye ku banyarwanda n'abanyarwandakazi muri rusange ndetse na Afurika yose muri rusange, dore ko ntabwo ari u Rwanda ruzajya ruyikoresha gusa, n'abanyafurika bazajya baza kuhashakira imiti ndetse n'inkingo. Dushimire ndetse na guverinoma yacu y'u Rwanda ko idahwema kudushakira ibyiza. Hanyuma rero ntabwo twakibagirwa ko urukiko mpuzamahanga rwagize umwere Kabuga Felicien wagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi umwaka wa 1994 mu gutegura jenoside ndetse no kuyishyigikira cyane, akaba umufatanyabikorwa wayo ukomeye. Hanyuma rero urukiko rwafashe umwanzuro wo kumugira umwere ngo kubera ko ngo basanze ubuzima bwe butameze neza, bahitamo kumurekura. N'ibintu rero yibuka yamaganiye kure cyane, ivuga yuko bitagakwiye kuba urukiko mpuzamahanga rwari kurekura uyu Kabuga Felicien mu gihe yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi tubyibukiranye yuko Kabuga yari amaze imyaka 30 ashakishwa n'urukiko mpuzamahanga, dore ko yagiye ashyirwaho ibihembo bitandukanye ku muntu uzamufata, ariko akaba yarafashwe. Hanyuma rero akaba abirangiye banamurekuye ataryojejwe cyangwa se atishyuye ibyo yangije, ndetse atabashije no kuba yahanirwa kuba yarishe abantu muri jenoside, ndetse agatanga n'inkunga zikomeye cyane. Reka turebe aho bizerekera, wenda ashobora kuzongera agafata agatege, urukiko rukongera rukamukurikirana. Nta nubwo rero twarenze ingohe Bamporiki Edouard wafunzwe akagatirwa imyaka 5 azira icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, aricyo icyaha cy'indonke, agakatirwa imyaka 5 ari mu gifungo cyangwa se ari mu gihome. Hanyuma rero hari n'izindi nkuru zavuzwe cyane, harimo nk'uyu Kazungu Denis, ni umugabo cyangwa se n'umusore wavuzwe cyane mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, mu mudugudu wa Gishikiri. Ni umugabo wavuzwe cyane, aho nyine basanze mu rugo rwe yaracukuye icyobo akajugunyamo abantu 13, hakaba harimo abakobwa 12 ndetse n'umugabo umwe. Uyu mukazungu rero ya Denis akaba yarafashwe, ndetse ubu ngubu akaba akomeje gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ndetse n'inzego n'urwego rushinzwe kugenza ibyaha rwitwa RIB. Reka tuzarebe ukuntu rero uko bizakomeza kugenda, ariko ubu ngubu navuga ngo Kazungu nanone akaba agiye kumaramo ukwezi kurenga akirimo gukurikiranwa, nyine akaba akiri mu maboko y'ubugenzacyaha, akirimo gukurikiranwa ibyo byaha byose byo kwica abantu 13 kugira ngo barebe bakomeze bagenzure ndetse barebe ko nta bandi bantu yafatanyije nabo, ndetse banarebe imyirondoro y'abo bantu yishe, banashake imiryango yabo. Kazungu rero akaba akikomeje gucumbikirwa n'ubutabera. Ntabwo rero twakibagirwa mu mwaka wa 2023 Kongo, igihugu cya Kongo cy'abaturanyi, ukuntu kibasiye igihugu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye, cyane cyane twavuga ngo byagiye byahumira ku mirari, byagiye byaba ibintu bikomeye cyane, aho kino gihugu cya Kongo Kinshasa cyari kirimo cyitegura amatora yabaye ku itariki ya 20. Ntabwo rero tuje kuvugaho, ahubwo nava nko ku itariki ya 8, ku itariki ya 18 ndetse no ku itariki ya 19, aho nka Antoine Kisekedi Kirombo nyine perezida ucyuye igihe, dore ko nyine ntabwo amahirwe menshi yo kongera kuyobora kiriya gihugu,
yibasiye u Rwanda mu bihe bitandukanye, akagenda avuga ko nibamutora azasaba imitwe yombi ikaterana ikamuha uburenganzira cyangwa se ikamuha ububasha bwo kujya gutera bwo kuza gutera igihugu cy'u Rwanda ngo konda kandi ko nagitera azarasa arigoma iyi rusasu cyangwa se akarasa i Kigali ngo ko nyakubahwa perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame atazarara mu Rwanda azarara mu ishyamba. U Rwanda Kongo rero yagiye twibasira mu bihe bitandukanye ndetse u Rwanda ntabwo rwasibye kwamaganira ibi navuga ngo ubufotoranyi bwa Kongo ndetse no kuvuga ko ibi ngibi ari ibirego by'aba cyangwa se ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, ndetse dore ko Kongo yagishinze u Rwanda ko ari rwo rutera inkunga umutwe wa M23 ubarizwa muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa cyangwa se muri Kongo hariya muri DRC. U Rwanda rero ntabwo rwashinze kuvuga ko ntabwo rwahemye kuvuga yuko ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo bagomba kubishakira ibisubizo, bakabishakira ibisubizo birambye. Kongo rero yagiye inatwiyenzaho aho nka perezida wabo Antoine Tshisekedi yagiye agiranye nyakubahwa perezida Paul Kagame na Hitler Adolf, tuzi ko yabaye navuga ngo moteri cyangwa yabaye uwa mbere mu gutegura intambara ya kabiri y'isi yose, dore ko Hitler nyine yabaye umugabo wa mbere navuga ngo amateka y'isi amugaragaza nk'umugabo mubi isi yagize mu bagabo babayeho babi. Rero uyu Antoine Tshisekedi ntabwo yasibye kumugiranya na nyakubahwa perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame. Hanyuma rero nuko rero byagenze muri mwaka wa 2023. Ntabwo twasoza rero tutavuze ku modoka zaje mu Rwanda zije gukemura ikibazo cy'ubucucike bw'abagenzi ku marite cyangwa se aho bategera imodoka. Abantu abagenzi rwose wasangaga abagenzi barara ku marite cyangwa se bakava aho ngo bategera imodoka bakagera mu ngo zabo batinze. Rero haje igisubizo cy'imodoka zikoresha amashanyarazi, dore ko abantu babibona bazatangiye gukora mu mujyi wa Kigali, ndetse zikaba zaratangiye no kugeragezwa kugira ngo barebe ko bazijyanywe no mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no mu maparike atandukanye. Ni imodoka rero zavuzwe cyane mu mwaka wa 2023 ko zigiye kuza mu Rwanda. Rero zikaba zarahageze ari imodoka 300 kugira ngo zize gufasha abanyarwanda kugira ngo zize gukemura ikibazo cy'ubucucike mu ngendo. Nuko rero navuga ngo turashimira leta y'u Rwanda kuba yarabashije gukemura kino kibazo, kandi n'ahandi hakiri ibibazo ndabizi ko bakomeza gushaka ibisubizo birambye kugira ngo bakomeze gushakira abanyarwanda ibyiza. Turabashimira mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe mu mwaka wa 2023, twizera ko muzakomeza kubana natwe mu mwaka wa 2024. Muri abantu b'agaciro cyane, turabashimiye cyane, turabashimiye. Reka tuzarebe rero uko zino modoka zikoreshwa amashanyarazi uko zizakomeza kugenda zitwara, cyangwa se uko abagenzi bazabyakira, uko niba zitazajya zinanirirwa mu nzira, niba koko zifite ubushobozi bwo gukora ibirometero byinshi, uko zaba nyine zizenguruka mu mujyi wa Kigali zizengurukana abanyarwanda muri rusange.